Yes, nongeye kubasuhuza, nitwa Idi Black Tokare mucenga rupfungiga amarira nyita password professional gafa. Uno munsi turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 2 2025 muri studio za Password Media. Uno munsi mfite amakuru menshi cyane, amakuru ubu kugeza n'isaha bivugwa ko audio isigaye ihenze kurusha video, ariko nanone mu buryo bwa miko. Abenshi bavuga yuko bazakora audio bakagenda bashiramo visualizer cyangwa se bagakora insubira amashusho. Hari ibibazo byagiye bibazwa abahanzi bamwe na bamwe, bakagenda bavuga yuko batazi cyo koze bazi ministry ariko batazi urwego rubashinzwe mu nshingano zabo. So gatangaho rero tuvuye ku ndirimbo zagiye zisohoka ndetse n'ibitaramo bigiye kuzakorwa muri no minsi igiye gukurikiraho, hari ikibazo twagiye twibaza turi benshi kuri industry ya music ko hagiye habamo ikibazo cyama video, dore ko abahanzi benshi bihakana ama video ko batazigera bakora video mu gihe babona yuko n'abafana babo nabo batigeze babigira mu ruhare. Ni kenshi byagiye bivuga yuko abahanzi badakora indirimbo kubera ko komite ishinzwe abahanzi mu nshingano yo nta kintu kijya kivayo. Ni benshi bahanze batazi abayobozi babo babashinzwe mu nshingano, bamwe batazi n'amazina yabo cyangwa se batajya bitabira inama zigenda ziba. Bavuga yuko inama zitagenda ziba ndetse hari n'abihakana yuko batanabazi. So icyo kibazo rero kikaba cyaragonze abahanzi benshi n'abashinzwe abagenderanira hafi mu marebo batari mu bihangano. Abo bose rero bagashinja bamwe na bamwe kuba batazi umuyoboro bagomba kujyamo. So hagati aho ngaho rero hari ibibazo byagiye bibazwa abahanzi bamwe na bamwe, bakagenda bavuga yuko batazi cyo koze bazi ministry ariko batazi urwego rubashinzwe mu nshingano zabo. Ni kenshi twagiye tubona indirimbo zagiye ziririmbwa cyangwa se video zagiye zigora abantu cyangwa se ama projet yabo yagiye akorwa ariko ugasanga nta back up yigeze ibageraho. Ikibazo kiri muri video n'ubu ngubu kugeza n'isaha bivugwa ko audio isigaye ihenze kurusha video, ariko nanone mu buryo bwa mikoro. Abenshi bavuga yuko bazakora audio bakagenda bashiramo visualizer cyangwa se bagakora insubira amashusho, bagafata amashusho ya video zarangiye bakazigarura muri audio nshyashya baba uploading. So aho rero hakagaragara imbogamizi mu bahanzi ko nta mikoro bagiye bafite. Bamwe na bamwe bagiye bataka yuko bagiye bamburwa n'ibitaramo. Hari n'abantu bakora muri video bamwe bita abafigira cyangwa abavixini bavuga yuko bagiye bamburwa na bamwe mu bahanzi bagiye bakorana ama video cyangwa se amashusho. Hari amashusho amwe namwe ataragiye aboneka muri no ruhando rw'imiziki kubera yuko hari ibitagiye bivugaho kimwe n'abandi, cyangwa se indirimbo igasohoka ari challenge ariko ugasanga iyo ndirimbo ntigeze isohoka habe na rimwe. Hari indirimbo nyinshi mwe muzi, nanjye hari izo nzi zitigeze zisohoka ariko ama audio yari hanze, wajya kureba kuri platform ugasanga izo ndirimbo ntago ziriho. Abenshi bavuga yuko ama projet yabo impamvu atikira ari uko hari amafaranga aba yemeranyijwe na bamwe bakoze muri iyo ndirimbo bikarangira ibyo bemeranyijweho bitagezweho, bituma abenshi batajya mu marebo cyangwa se batajya mu ma studio amwe namwe y'ibice bigiye bitandukanye kubera yuko indirimbo zabo zihera mu ma studio. Hari indirimbo nyinshi zigenda zihera mu ma studio, ushobora gusanga umuhanzi umwe kuri ubu ngubu afite indirimbo 350 ariko muzasohotsa indirimbo 2 mu mwaka cyangwa 3. Ukibaze rero ukuntu izo ndirimbo zizasohoka mu mwaka, izizasohoka mu mwaka, ugasanga rimwe na rimwe hari indirimbo zitagiye zishyuwe na bamwe mu bahanzi bagiye bakora mu ma studio menshi. So nawe nimba kuba atanga igitekerezo kuri mu ruhando rwa industry muri music, wakandika hasi muri comment section. Ikindi kibazo gihari ni ikibazo cya management hari aho igera ikagukebura cyangwa se ukayikebura bitewe na mikoro n'uburyo kalendari yawe y'umwaka ihagaze. Mu bahanzi tugira mu Rwanda akenshi na kenshi dukunze kubona ko bagira ikibazo cyo kujya muri management ugasanga basa n'abazimiye. Hari abantu bazimiye kubera management ariko
hari benshi tudakeka ariko management bitekerezaho, ariko ugasanga kenshi na kenshi nabo ubwo babigizemo uruhare. So management iragufata ukagenda mu buryo uploadingagamo nk'indirimbo cyangwa se mu buryo indirimbo zagendaga zisohoka, ugasanga hari ibyo igutegeka kuba wakora wowe kumva yuko ari bibi, cyangwa se bishobora kuba ari bibi cyangwa se atari bibi. Uko mubyumva muraza kubitanga hasi muri comment section. Ikindi kibogamiye societe ya muri industry y'umuziki ari imiziki isohoka igihugu. Kuri ubu ngubu dufite benshi bagiye bavuga ko babangamiwe n'ibigenda bivugwa hanze, ko iyo utakoze indirimbo ngo ice muri bamwe mu baproducer bagiye bakomakomeye muri kino gihugu, indirimbo idashobora gukinwa kuri televiziyo cyangwa se kuri radio runaka. Ariko ibyo byose bikagenda bivugwa n'abahanzi bagiye barimo upcoming, hagiye harimo abahanzi batari bagera byibura mu ndirimbo zirenga 2 cyangwa 1, ugasanga benshi bagiye bikoma bamwe na bamwe ko indirimbo zabo zitigeze zikinwa ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo. Aho ngaho bikahava bavuga yuko iyo ngiyo ari hustling.